Yesu ashimwe bene data, dufatanije urugendo rwo gusoma ijambo ry'Imana. Turacyakomeje gusoma amagambo y'Imana. Uyu munsi turi gusoma mu Kuva ibice 37, 38, Zaburi ya 19 ndetse n'ibyakozwe intumwa ibice 11. Uyu munsi ndumva nifuza ko dutinda ku magambo yanditse mu byakozwe intumwa ibice 11 n'umurongo wa 23. Ni amagambo avuga ngo asohoyeyo kandi abonye abantu ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Barinaba ageze aho bita muri Antiyokiya. Yagezeyo ngo asanga y'abantu b'Imana. Hano turi kuvuga inkuru z'ukuntu ubutumwa bwagiye busakara bwerekejwe n'ibitangaza n'imirimo idasanzwe yakorerwaga n'intumwa. Abantu benshi bakizera, abandi bagahinduka. Ibyo bikajyanwa no kuzura umwuka wera. Abantu bari abanyantege nkeya bakuzura umwuka wera, bakavuga mu ndimi, abandi bagahanura, abapfuye bakazuka, imirimo n'ibitangaza bigakoreka. Byaragiye biragenda bigira muri Antiyoshi. Aho ngo ni muri Turukiya iki gihe. Turutse Yerusalemu birazamutse bigeze muri Antiyokiya. Aho ngaho niho rero uyu mugabo witwa Barinaba ageze. Agezeyo ngo abonye abantu b'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Umwami Yesu atugire neza cyane. Ndashaka kugira ngo utse ku ijambo ryitwa kuguma mu mwami Yesu, kandi ukagumamo umaramaje, ukagumamo utaryarya, ukagumamo utabeshya, ukagumamo utavangavanga. Nk'uko amagambo twigize gusoma mu bice byashize, wavangavangaga iby'Imana akabivanga n'iby'isi, kubera ko yaramenye ibintu byo gukora ubucuruzi n'amaji. Ngo aravuga ngo aba bantu bari gusengera abantu bakuzura umwuka wera, reka ngure nanjye nzajya nsengera abantu, nimara kubasengera buzura mbarabike ibiganza buzura umwuka wera bampa amafaranga. Basanga bafite, we asanga nta kumaramaza kuri mu mutima we. Umwami Yesu atugire neza cyane kandi adusange. Ndashaka kugusaba ngo ba mu mwami umaramaje. Reka mbabwire, nito mu mwami tumaramaje, ibimenyetso n'ibitangaza byakoranaga n'intumwa natwe bizatubaho. Nito mu mwami tumaramaje, uku kuntu ubona umwuka wera agenda akora, natwe bizakora ku bwacu. Imana yacu tugire neza cyane. Ndashaka kubwira ngo guma mu mwami Yesu kandi ubemo umaramaje. Amagambo twasomye muri Zaburi nayo ni amagambo ashimishije cyane, yenda kuvuga nk'aya ngaya. Muri Zaburi ya 19 no ku murongo w'10 n'uwa 11 handitse amagambo avuga ngo kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka n'ay'ukuri n'ayo gukiranuka rwose, bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi, biryohera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagu utonyanga. Umwami wacu atugire neza cyane. Uyu ni Dawidi wabaye mu Mana neza, wabaye mu Mana neza, atavangavanga iby'isi n'iby'ijuru. Wa wundi ubaho ukiranuka, ntafate gukiranuka ngo kugere ko gukiranirwa, ntafate kubaha Imana ngo bigere ko kubeshya no kuryarya no kuriganya, akaba mu Mana by'ukuri. Aravuga ati reka mbabwire, kuba mu Mana ni byiza, ni iby'igiciro, biranezeje, birashimishije, biranyuze. Ndashaka kugira ngo nawe unyurwe no kuba mu Mana. Ndashaka kugira ngo nawe unyurwe no kuba mu Mana, wumve ko bikunejeje by'ukuri koko. Ariko kizakunezeza nanone kizabe gusa kuba mu Mana ngo uranezerewe, uzanezererwe na bene data mwahuriyemo. Aho abaturutse hose, uko abasa kose, uko abangana kose, aho igihagararo baba bafite cyose, isura baba bafite yose. Nk'uko uno mugabo twasomye mu byakozwe nko byamugendekeye ngo asohoye abonye abantu b'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugobe mu mwami wacu Yesu Kristo mumaramaje mu mitima yanyu. Nawe ndagusengera kuri uyu munsi kugira ngo unezererwe Imana, unezerwe agakiza kayo, ariko ikiruta byose unezererwe n'abantu b'Imana. Reka tukomeze kwinginga Imana kugira ngo turusheho kumva uburyo bwo kuba mu Mana. Twe kuba mu murimo w'Imana turemerewe, tugononwa, twicuza, turira ngo biraremereye. Oya, turimo tuvuga ngo biranejeje kuba mu Mana, biryoshye kurusha ubuki. Amen.